nahoraga mbwira abantu ijuru nanjye ntari sire ntari shuwa ko nanjye ubwanjye ntari urifite ndifite nakoze ibintu byinshi kugira ngo nemerwe birimo nabatijwe 9 wakoze umurimo kadohere ku kubatizwa nabatijwe 9 mba pasiteri 2012 yego izwa 2020 ngomba kurivuga ngomba buri munsi nkarisubiramo ariko nakwigarukamo ngiye ubwanjye yego nkumva ntago ndishuwa ko Yesu aje narijyamo aho rero niho ubutumwa bwiza bwinjirira no kuvuga ngo ni nkuri ya murongo uvuga ngo muze mwese abarushye n'abaremerewe ndabaruhura no kuvuga ngo nawe wari urushye nari ndushye kurutaho nari nshonje nari ndushye cyane kandi nawe arabyumva ko ari umuruho. Fine Builders Limited is an RDB registered construction company located in Ramera opposite Amahoro Stadium. Check on our various services. We are more than ready for your project. Twongeye kubasuhuza abakurikiye Grace Abounds TV. Murakoze gukomeza gukurikira ino channel ivuga ubutumwa bwiza. Uyu munsi rero turi kumwe na Pastor Sam. Mfite amatsiko cyane yo kumenya uburyo Pastor Sam ukunda ubutumwa bwiza kandi mu by'ukuri title yawe n'ubutumwa bwiza kubukunda ese bifitanye sano kiko nzi yuko kenshi habaho inzitizi zo kutemera abapasitoro gukurikirana no kuba mu by'ubutumwa bwiza wagira icyo tubwira. Amen. Nagira ngo nyemerere nshimire abantu bamwe batuma dufata uyu mwanya wo gusakaza ubutumwa. Yego. Hari kampani yitwa Fine Builders Limited iherereye hariya i Remera opposite na BK Arena. Ni kampani y'ubwubatsi idufasha cyane, nibo batera inkunga ibiganiro turimo gukora bitandukanye hano kuri televiziyo yacu n'ahandi muzagenda mumenya. Rero mubagane imirimo yose ijyanye n'ubwubatsi, harimo kubaka nyirizina, harimo gukora amapla y'amazu atandukanye, amapartema, amazu yo guturamo, byose n'ibindi byose bijyanye n'ubwubatsi, gukurikirana ibyangombwa byose barabikora kandi babikora neza. Nagira ngo niba kambahe na nimero yabo niba nta kintu bitwaye, hanyuma batugize nabi abantu badushyigikiye tukavuga ubutumwa bwiza itubabwira abantu nibyo. Reka ntange nimero yabo kugira ngo abantu babagane. Nimero yabo ni 0794 42 40 53. Mubagane bafashe ku bintu byose bijyanye n'ubwubatsi. Ntago ntekereza ko abapasiteri babuzwa gukurikirana ubutumwa bwiza. Yego. Ahubwo bakabaye bafite inshingano yo kuba aribo babukurikirana cyane bakanabwigisha, kuko nabigisha b'ijambo ry'Imana mu bisanzwe. Rero nibo bakabaye bafatiye ya mbere mu kubukurikirana. Impamvu zituma ngira ngo batabukurikirana cyane ntekereza mu gutekereza kwanjye kuko ngiye nguhaye ubuzima bwanjye bwite. Ndi umuntu wavutse nsa nkaho navukiye mu rusengero, niko navuga. Mama wanjye ni umuntu wo mu rusengero cyane, urira muri Sunday school, ntazi ibyo ari byo, ariko ndi umuntu wo mu rusengero, njya muri kwaya y'abana, nkurira muri ubwo buzima, muri iyo mirimo yo mu rusengero yose. Mirimo yo mu rusengero kugeza igihe nisanga ngeze no mu gipasiteri, umupasiteri. Nta nubwo mbaye uwa mbere mu nzu y'iwacu. Yego. Imfura ya mama ni umupasiteri mu itorero rimwe hano mu Rwanda. Yego. Hanyuma ningiye bucura nanjye nka umupasiteri. N'abandi bari hagati yanjye wa nyuma n'uwa mbere bagiye bakora imirimo myinshi ariko ifitanye isano
wenda icyabuzeho niyo titre yitwa pasiteri, ariko nabo bagiye bakora nk'ibyo dukora, ndavuga isakazabutumwa gutyo. So nibyo kwishimira cyane. hanyuma rero aho mbihuriza n'ubutumwa bwiza, njya kuba pasiteri, nabaye pasiteri nigisha ibyo nigishijwe, yego, nigisha ibyo nasanze abambanjije bigisha, yewe nkananyuzamo nkabakopera, nkafata na mesaje numvise bigisha, cyane cyane ab'amazina akomeye nashoboraga kumva, nanjye nkagenda nkahinduramo utuntu dutoya nkashobora kuba nazigisha abandi. nibyo. Ikibazo rero kiza igihe nari ntangiye kumva mbihaze, mbizi neza ko umuhamagaro w'ubupasiteri undiho, numva nta n'ibindi bintu nishimira gukora mu buzima, yego, ariko numva ndabihaze. Mbihaga kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, byansabaga gutanga icyo ntafite. Impamvu ya kabiri, nahoraga mbwira abantu ijuru nanjye ntari sire, ntari shuwa ko nanjye ubwanjye urifite, ndifite. Iki kintu cyitwa ubugingo buhoraho, ngomba kurivuga, ngomba buri munsi nkarisubiramo, ariko nakwigarukamo ngewe ubwanjye, yego, nkumva ntago ndishuwa ko Yesu aje narijyamo. Aho rero niho ubutumwa bwiza bwinjirira. ni ukuvuga ngo ni nk'uriya murongo uvuga ngo muze mwese abarushye n'abaremerewe ndabaruhura. ni ukuvuga ngo nawe wari urushye. Nari ndushye kuruta abo nari nshonje, nari ndushye cyane, kandi nawe urabyumva ko ari umuruho. ni umuruho. Ufite inshingano ikomeye yo guhora wigisha. Njyewe ahantu nakoreye mu murimo w'Imana ntabwo ari mu Rwanda, hari ukuntu nasanze sisiteme yaho yubatse, aba ariyo nkoreramo, aho usanga senior pastor ari we wigisha buri munsi, ku buryo abandi bantu, abapasita batoya cyangwa abandi bavuga ubutumwa bo mu itorero, bigisha ari uko adahari, cyangwa y'amateraniro adafite imbaraga. Yego. So rero nanjye nuko nasanze bimeze, mbikuriramo. niko wasanze byubatse. Nanjye nkora gutyo. Nanjye mfite kwigisha, wasangaga nigisha almost iminsi yose y'icyumweru. wari senior pastor cyangwa wari pastor usanzwe? ni ukuvuga ngo wari ufite inshingano zo kwigisha, kubwiriza igihe cyose. Reka mbigusobanurire. Yego. Nabatijwe muri 1998. Nari umwana muto w'imyaka hagati y'10 na 12, nari mutoya cyane. Hanyuma mba pasiteri 2012, itariki 16 z'ukwa 12 nsukwaho amavuta. Wow. Icyo gihe nari umupasiteri mutoya mu rusengero rw'uwo nyine wansengeye. Hanyuma muri 2016, itariki 3 z'ukwa mbere, yego, noneho mba pasiteri ari ngewe ufite urusengero, ari nge muyobozi, representant legal, fondateur and senior pastor, byose biri kuri ngewe kuva 2016. Hanyuma nkizwa muri 2020, itariki 8 z'ukwa kane. icyo kintu wagisobanura neza? ni ukuvuga ngo wakijijwe, nabatijwe 9, wakoze umurimo, kadore ko kubatizwa, nabatijwe 9. Mba pasiteri 2012, yego, nkizwa 2020. ubwo dukeneye wabisobanurira abadukurikiye, ni gute wakoze umurimo kandi ukorera Imana iriya myaka yose, ariko ukavuga ko wakijijwe muri 2020? Ikintu gituma mbifata gutyo nkanabivuga gutyo kandi bitantera isoni, nuko iyo myaka yose nari ndi kugukiranuka gushingiye ku byo nkora cyangwa kuva mu mategeko. Yego. Nashakaga gukora ibyiza ngo nemerwe n'Imana.
nari ntaramenya ko Imana yanyemeye. Hanyuma njye nkashaka ko inyemezwa n'ibyo nayikoreye. Narabikoze, narazamutse imisozi, namanutse iyindi, izuba ryarankubise, imvura yaranyagiye, inzara yaranyishe, nakoze ibintu byinshi kugira ngo nemerwe, birimo gutanga. Hari igihe nigeze kugenda ngiye kubwiriza, niba ari umwuka iki abantu badukurikira ntibambaze icyo ari cyo, niyumvamo ko ngomba gutanga televiziyo yo mu rugo, nari nyifite nyihawe n'umuntu vuba. So ubwo nshatse kuko icyo ni ikintu kimwe, ariko gukora umufuka ugakuramo ibyo wari ufite byose, ni ibintu byinshi nakoze. Wari ufite ishyaka ry'Imana byinshi, ariko ikosa ahantu byapfiraga ni hano. Ibyo byose nabikoraga ngira ngo Imana irebe uwo mutima, hanyuma inyemezwe n'ibyo ngibyo nyikoreye. Ntaramenya ko ibyo nakora byose. Hari indirimbo mu Kinyarwanda, ntabwo ndi umuririmbyi, iravuga ngo mu gitabo cya Poroso ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze, n'amarira adashira, ngo byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha cyane. Nari ntarasobanukirwa iyo ndirimbo rero. Icyo byatumye nkora cyane. Ntabwo nyine nari nzi ko nakijijwe, navugaga ko nakijijwe ariko ntaramenya gukizwa icyo ari cyo. Sinzi ko urimo kubyumva. Ndabyumva. So impamvu mvuga ngo nakijwe 2020 nibwo naje kumenya ko Imana itanyemera ishingiye ku byo nakoze, ahubwo inyemera ishingiye ku cyo Kristo yankoreye. Muri make 2020 nibwo wasogongeye ku butumwa bwiza, nibwo wumvise gospel bwa mbere na mbere. Numva ubutumwa bwiza rero hari muri 2014. Nari ndi muri urwo rusengero nakubwiye bansengeremo ku bupasiteri. Ntabwo ari njye wari pasiteri mukuru. Yego. Tuza kwakira umugabo uvuga ubutumwa bwiza, ari njye wayoboye gahunda. Umugabo araza avuga ukuntu twababariwe, arangije arandakaza, tumubaza n'ibibazo. Ndangije ndamusenya, ndamwirukana. Amaze kugenda mbwira abakirisitu muve kuri aba bayobe. Umugabo ndamwanga, ndamuhohotera mu yandi magambo. Ibyo namukoze nanjye hari abajya babinkora safa, ntabwo bijya bimbabaza cyane kuko hari ukuntu nabikoze. Kubera ko na Paulo muri Bibiliya barabimukoze, baramutoteje, baramurwanya, ariko nawe yahoze arwanya abantu bemera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ntabwo umugabo nongeye kongera kumwumva ukundi, ntaho nongeye guhurira nawe, ariko sinigeze nemera na rimwe ibintu avuga, kuko bwari ubwa mbere binguye mu matwi. Kandi nkubwiye ko nari narabatijwe muri 98, kandi ubwo 98 sibwo nari ngiye mu rusengero, nibwo nari ngejeje imyaka itoro nabagamo ryemeraga kuba ryambatiza. Mu yandi magambo, kuva mu buto bwanjye hari ibintu nari narabwiwe, hari ibintu nari narigishijwe. 2014 haza umugabo abikubita hasi byose, numva ndamwanze. Ngira amahirwe mu kumwanga kwanjye, ninjye wari wayoboye mfite mikoro, ndamwibasira koko, mvuga ukuntu ari umunyabinyoma, intumwa ya Satani, mwita amazina yose nashobora kuvuga muri icyo gihe yaca mu kanwa kanjye. Yari agihari cyangwa yari yagiye? Ntago yari yagiye. Gusa ibyo byo kuvuga intumwa ya Satani siko nabivuze agihari, ariko agiye nibwo nabyeruye mbivuga gutyo. Agihari navugaga ko yayobye, arimo no kuyobya abantu, ariko agiye nyine ngerageza kubivuga mu bundi buryo bwajwemo torero ry'Imana. Za nyigisho ziyobya, mvuga ku bantu ko ari amasega yambaye uruhu rw'intama. Rero nibwo bwa mbere nari mwumvise, ariko ndaburwanya cyane. Nongeye kubwumva 2019 ndabwumva, ngumva n'umugabo umwe mu gihugu nabagamo,
nabwo numva simbishyikiriye, ndavuga nti rero ibi bintu yavuze ubwo yabivugaga mu cyongereza akaba atari ururimi rwanjye rw'ibanze, reka njye gushaka hari abantu babivuga mu kinyarwanda numve. Njya kuri YouTube mbonayo abantu nka 2 nabo batangira kubivuga. Rero igihe nagiye kubyumva neza cyane, nabyumvise ndi umwe mu cyumba cyanjye cy'uburiri, ndabisobanukirwa, menya ko nababariwe. Amen. Noneho numva ndabyakiriye, nemera ko ndi umukiranutsi, nemera ko ndi umwana w'Imana, menya neza neza ko nta kintu na kimwe cyatuma ntajya mu ijuru. Amen. Aho ni muri 2020 tariki 8 z'ukwezi kwa 4, turi muri lockdown muri covid. Ndumva ari ubuhamya bwiza cyane. Ndumva ubwo buhamya n'urugendo rukurikiyeho tuzongera tuguhe umwanya uhagije kugira ngo uburambure uyu munsi uko bimeze. Ndibwira yuko bwari ubuhamya bugufi ariko bw'ingirakamaro. Waganisha ku musozo, tukazagushakira umwanya uhagije ukarambura noneho umurimo ubutumwa bwiza bumaze kukoramo uyu munsi, n'urugendo rwawe rwo kwizera kuva muri 2020 kugeza uyu munsi. Tujya ku musozo, reka ntange message kuba dukurikiye ariko cyane cyane abapasteri, bavuga ubutumwa, yego, abantu bakora umurimo cyangwa bari mu muhamagaro nko nahamagawe. Murimo murigisha abantu, n'amahirwe n'ubuntu budasanzwe mwagiriwe, ariko mumenye ibintu murimo kubigisha. Kwigisha ni byiza, ariko menya ibyo wigisha. Njyewe namaze imyaka hafi 10 cyangwa namaze imyaka myinshi nigisha ikinyoma kandi nkagitsindagira, numva nakwemera no kugipfira. Rero wisubiremo, ese koko urimo urabwira abantu ibintu nawe wemera cyangwa nawe ntubyemera? Urumva kuri stage none ahangaha yakujyana mu ijuru, kuko hari ukuntu buriya tuvuga ukuntu turikunze tunarishaka, ariko bikagaragarira ku kuntu iyo haje ikintu, ukuntu dutinya urupfu kuko niryo rembo. So ndagira ngo wigenzure cyane. Hanyuma mw'abakristo mwe namwe, ntago mukwiriye gutakaza imyaka nk'iyo natakaje. Sindimo kuvuga ngo muve mu nsengero, ndimo kuvuga ngo mumenye ukuri. Niba pastor atarimo kukubwira ukuri, wowe menye ukuri, hanyuma ujye naho bavuga ukuri. Kuko ukuri nuko wababariwe, ukuri nuko uri umwana w'Imana, ukuri nuko wakijwe n'ubuntu. Imirimo yawe nta kintu na kimwe izagusayidiraho. Ntabwo Imana igukunda kubera ibyo ukora, igukunda kubera ibyo yakoze muri Kristo Yesu. Amen. Message natanga. Urakoze cyane. Urakoze Pastor Sam. Namwe murakoze cyane. Naho ubutaha tuzongera tuguhe umwanya uhagije kugira ngo noneho utubwire urugendo rwawe kugeza uyu munsi, ariko urakoze cyane. Amen. Nagira ngo nyemerere nshimire abantu bamwe batuma dufata uyu mwanya wo gusakaza ubutumwa. Yego. Hari kampani yitwa Fine Builders Limited, iherereye hariya i Remera, opposite na BK Arena. Ni kampani y'ubwubatsi idufasha cyane, nibo batera inkunga ibiganiro turimo gukora bitandukanye hano kuri televiziyo yacu n'ahandi muzagenda mumenya. Rero mubagane, imirimo yose ijyanye n'ubwubatsi, harimo kubaka nyirizina, harimo gukora amapla y'amazu atandukanye, amapartema, amazu yo guturamo, byose n'ibindi byose bijyanye n'ubwubatsi, gukurikirana ibyangombwa byose barabikora kandi babikora neza. Nagira ngo niba kambahe na nimero yabo niba nta kintu bitwaye, hanyuma aba ariho dusoreza. Twaba tugize nabi abantu badushyigikiye tukavuga ubutumwa bwiza, ntitubabwira abantu. Nibyo. Reka ntange nimero yabo.
kugira ngo abantu babagane. Nimero yabo ni 0794 42 40 53. Mubagane bafashe ku bintu byose bijyanye n'ubwubatsi. urakoze cyane. Namwe murakoze. Naho ubutaha. Yego.